data yakuntumyeho ko ashaka kugusobanurira kompletema ibintu uhagazemo. Ntabwo ari ibi ikimenyetso ntabwo arebara birakorana ni connection. Guhamagaza Tigo kuri MTN biragora, binatwara menshi. Bigira gute birako abanje ndabazi bafite iki? Ibi mwajemo murabyumva. Ubu mvuze ngo abanteze amatwi buri baze hano buri wese ndamuha moto batega bakaza. Naho ubu ndi kuvuga itanga moto ntibaratega ngo baze kuko ntibazi ibyo barimo, ntabwo babyumva. Nimumbabarire sindabaveba ngo ntimutambiye Imana, nimubyumva muzatamba. Sindabaveba ngo ntabwo muvuze ngo Mana uri Imana, nibibagera mu maraso muzabivuga. Mariya nawe agiye kubyara abyara uwatazi. Igihe uwo mwami ari mu rusengero ngo Mariya akaja gukomanga ngo mumubwira aze dutahe, bakumva nukuri, bakumva ari nka hariya ku rugi, ntazi ibyo arimo nawe kandi yarabyaye igitangaza. Ntazi ibyo arimo ngo mumubwira asohoke dutahe. Ngo Yesu akababwira ngo bene ngo agatuma aba protocol ngo njugoruza usinda kwinjiramo. Urumva ntazi ibyo arimo nawe ntiwamurenganya. Ntabwo aramenya ubugari n'uburebure bw'uwo yabyaye ku buryo yaha agaciro amateraniro yagiyemo. Dusome ijambo ry'Imana, ibyakozwe n'intumwa ibice 8. Byakozwe n'intumwa ibice 8. Umurongo n'uwa 29. Byakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo wa 29. Umwuka abwira Filipo ati sanga ririya gare yane naryo. Filipo ariruka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twihanganye tugasoma Yobu 27 umurongo n'uwa 3. Ubugingo bwanjye buracyari buzima kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka. Yesu nashimwe. Turabashimiye bashumba, namwe turabashimiye cyane ko mwaje kumva iby'Imana. Turabashimiye ko mwemeye ko duhagarara. Imana ibaduhera umugisha. Abenshi bazi ko umugisha w'Imana uzabatashe, niyo mpamvu bicara mu iteraniro bagategereza ngo ikirakora. Abahanga bo bazi ko iyo umuntu yiyejeje ashobora gutangirana n'umugisha agasoza afite umugisha.
rero ndagira ngo mube muri bamwe, haleluya, batangirana n'umugisha bagasoza bari mu mugisha w'Imana. Yitwa Munezero, Nturanyabihu. Inje kubasura, namwe muzaze kunyishyura. N'ubwa mbere ngeza aha, ubwo ari ubwa mbere nshatse ko tuganira ijambo iri rimwe rivuga guha agaciro ibyo wajemo no gusobanukirwa ibyo wajemo. Guha agaciro, haleluya, aya materaniro wajemo byaterwa nuko wasobanukiwe ibyo wajemo. Kadusubiremo bwa gatatu, kugira ngo ubihe agaciro keretse umaze gusobanukirwa ibyo wajemo. Ese birareshya bite? Ese byazanywe nande? Ese biturutse? Ese biramarira iki ibi bintu ndimo? Haleluya. Isaha imwe byamarira iki? Bitanze iki? Birankura he? Birangeza he? Ahubwo twere kwiga ijambo, mwige ibyo twajemo. Ese uyu mukobwa waje mu ibi bintu biramusiga he? Biramusigira iki? Biramumarira iki? Aracura iki? Nzi umuntu wari utazi ibyo avuga, umusamariyakazi, ahura na Yesu. Ndi kubaganiza ngo kutamenya agaciro k'ibyo waje bituma utabivana mu inyungu. Iyo wabyise nk'inama ya Munezero, bibi bya Munezero. Ku munyembaraga Imana yacu yiyerekana nk'inyembaraga, ku ntwari yiyerekana nk'intwari. Agaciro ubiha karagendana n'ibyiraguha. Prisi ubiha agaciro karekare, iyo ubyubashye nayo irakubaha. Ahura na Yesu atazi ibyo arimo. Yesu aramubwira ngo mpa amazi. Reba nawe umuntu w'umugore abwira Yesu ngo ntabwo uri mwene wacu, kandi ari kubwira umuremyi we ngo mba nguhaye amazi ariko ntabwo dusangiraga n'ubwoko bwayo. Ntimumurenganye uyu mugore, ntazi ibyo arimo. Yesu aramubwira ngo iyaba wari uzi ugusabye amazi. Umugore aravuga ndakuzi, iyo naguha amazi mwe ntariba mugira. Urumva ntazi ibyo arimo. Uzi kubwira Imana ngo ntigire iriba, naho niyo yaremye amariba. Uyu mugore ntimumurenganye, ntazi ibyo arimo. Numpa amazi nanjye nzaguha amazi, ntuzongera kugira inyota ukundi. Naho uwo mugore mwemuretse nshaka ko ubundi wenda nzagaruka, ariko ubu ndaganiza isi yose. Manza umenye icyatumye ukenyera, ugahanagura inkweto, ugatebeza, ugashyiramo akasentire, ukamesa, ugafata Bible ukaza hano. Mbere yo kuganira ibindi, wajemo ibyo wajemo, ibi bintu wajemo urabyumva. Umugore ngo iriba ni rirerire, ngo mba nguhaye amazi, ngo ariko iriba ni rirerire, ngo ugiyeyo waheramo. Ariko ubwira nde? Yesu. Ngo Yesu yahera mu iriba. Uyu mumama ntimumurenganye, ntazi ibyo arimo, ntazi uwo bavugana. Kimwe mu bikoze ku materaniro menshi, ntibazi ibyo barimo, ntibazi n'uwo bavugana.
babizi ko muteri ngo ni amateraniro ayobowe na runaka, ntibazi ko Imana iri aha ngo ntabwo ari uwo gusa. Nyina wa Yesu witwa Mariya, ise mwagize ngo nimwe gusa, ntabwo abanteze amatwi ari bo batazi ibyo barimo. Memu na nyina wa Yesu yarazi ibyo arimo. Utiguta yagiye kumva yumva afite inda, yumva aratwite, atangira gutongana ngo ibi bintu biba binsatiye, ngo ibi bintu bintesheje ubukumi bwanje, umva ngo kuko atwite umucunguzi ngo ubukumi bwe ngo butaye agaciro. Haza undi mugabo nawe utazi ibyo arimo witwa Yosefu, ngo iki kintu sinkikijanye, ngo gifite ikinyendaro. Urumva ki ari kubenga ibyo atazi. Ubu mwakabaye muri gufashwa, ariko n'urwo rwego rurimo niko muri kubyumva, niko muri kubifata, nta wabarenganya, niyo revo muhagazemo. Uwitwa Yosefu aba arigendeye aja kwihisha, baramubwira ngo kuri kwihisha, ngo hari urunyendaro ruri hariya ngo sinarujana, ngo nje nzajana agakobwa katarasaba. Naho mu nda y'uwo ari kubenga hicayemo ukinga ndihagira kingura, uvuga bikaba, yicaye muri Mariya. Agasore gakora imibare ngo mbere yo kurongora ngo iki kinyendara batazakinyicana. Giro mwicaranye ngo naho hari kubenga Yesu, naho hari kubenga umuntu urimo Yesu, kandi ngo ubwo ari gusenga ahubwo baragiye ngo Mwami Imana ngo mpuye n'ikigeragezo. Iyo ari gusenga niyo ari kubenga, mpuye n'ikigeragezo. Ubu mwakagombye gufashwa kuruta uko mufashwa iyo abaye mwumva ibyo murimo. Abahari mumvugire ngo amen. Ya abantu iyo wumva ibyo urimo nuko bafashwa, nta nuko ufashwa bitewe n'amavuta kurimo, ubwo nuko urafashwa, ni nuko useka, kuko ntugira agaciro. Kambereke ukuntu abo nganiza benshi ntabwo ari mwe n'abari hanze batumva ibyo barimo. Ubu mvuze ngo abanteze amatwi buri baze hano, buri wese ndamuha moto batega bakaza. Naho ubu ndi kuvuga itanga moto, ntibaratega ngo baze, kuko ntibazi ibyo barimo, ntabwo babyumva. Mumbabarire, sindabaveba ngo ntimutambiye Imana, nimubyumva muzatamba. Sindabaveba ngo ntabwo muvuze ngo Mana uri Imana, nibibagera mu maraso muzabivuga. Mariya nawe agiye kubyara, abyara uwo atazi. Igihe uwo mwami ari mu rusengero, ngo Mariya akaja gukomanga ngo mumubwire aze dutahe. Bakumva nukuri, bakumva ari nka hariya ku rugi, ntazi ibyo arimo nawe, kandi yarabyaye igitangaza, ntazi ibyo arimo. Ngo mumubwire asohoke dutahe. Ngo Yesu akababwira ngo bene, ngo agatuma aba protokoli ngo njugoruza usinda kwinjiramo. Urumva ntazi ibyo arimo nawe, ntiwamurenganya. Ntabwo aramenya ubugari n'uburebure bw'uwo yabyaye ku buryo yaha agaciro amateraniro yagiyemo. Ngo mumubwire asohoke dutahe. Ngo Yesu akavuga ngo munyitondeshe naho banyina, kandi nutinda turakwereka. Ngo barereke Imana, ariko ntimubarenganye, ntibumve ibyo barimo, bari mu bintu batumva nyine. Ko mbakunze mwavuga ngo amen. Mwayimpera icyubahiro Imana ye. Uyu munsi Imana igusobanurira ibyo wajemo. Ndi gutereta Imana ngo imanuke ikubwira agaciro k'ibyo wajemo. Ni ibikubeshaho, ni ibikurinda, ni ibigusiga amavuta,
ni ibikongerera kurama, ni ibihagarika imyuka mibi. Ibi bintu wajemo ni ibifunga amarembo y'ikuzimu, ni ibihangana n'imbaraga zikurwanya. Ibi bintu wajemo bikura ku cyavu bikicazanya n'ibi bikomangoma. Ibi bintu wajemo bitanga ubushobozi, bitanga ubutware, bikora ku bapfuye bakazuka, bihumura impumyi. Ibi bintu wajemo birakora, nuko utabyumva. Se wagize ngo nimwe gusa? Ntabwo ari mwe gusa, nsundi wari ubirimo bitamurimo. Ikibazo kiri ku isi bari mu bintu bitabarimo. Umunsi byakugezemo uzaje urareguka no mu muryango uvuga uti ndagushimiye nzi umugore wari uzi ibyo yajemo, aza ari kuva ariko azi ko ibyo yajemo biratsinisha isoko y'amaraso muri aviwe abizi completement. Aza abizi ngo ngiye ndi kuva ariko ndataha nakize. Bwira mwicaranye ngo yaje abizi, aza abizi. Ihangana umurebe umubwire ngo yaje abizi. Umumama avi muhira abizi, aza abizi. Mumbabarire muvuke, azagize ute abyiyumvamo, kuko yiyumvishemo ngo ndagiye ninkora ku myenda ya Yesu ndakira. Muvuge ngo yarazi ibyo yaje, yarazi ibyo yaje. Yona araza asanga aba protokole, habe no kubanyuraho, habe no kubaka oda. Baramubwira itonde, aravuga ngo uyu munsi harakora umwuka, ibyo najemo ndabizi. Baravuga ngo icara hano, aravuga ngo yanje kwicara ntibirimo, ibintu najemo ndabizi. Baramubwira ngo abakiristo bicara inyuma, aravuga ngo intebe zanyu muzigumanire, injenzi ibyo najemo. Baramubwira abashitsi bicara hari, aravuga ngo uyu munsi sinicara, ibintu najemo ndabizi, ndimwo ndabyiyumvamo kandi hari icyo birakora. Ari abantu turi kumwe ngo bavuge ngo amen. Araza babona rega data nizi ntebe arazanga, n'intebe ya mera arayanga, kuko yari yibwiye ngo ninkora ku myenda ye ngo ndakira. Akozeho kandi baramubwira ngo icara, avuga ngo ntaho ndicara, ikibazo nazanye kirarangiye ndatashe. Mwemuretse mukadutuza, nta wigeze amwigisha ngo umukoreho, niwe wabyiyumvisheho. Ibyarimo yarabyumva, yarabizi. Yesu aravuga ngo ninde unkoze. Abantu baravuga ngo iteraniro turi benshi. Umugore aravuga ngo aba barabeshya, ninjye ugukozeho kuko ninjye ufite icyo ngukuyeho. Nimubishobora muvuge ngo amen. Iyi nkone nayo ngo yari yafashe igitabo kubera yari ifite n'amafaranga, byarayiryoheye ngo izirasoma, iri gusoma ibyitazi. Ngo yajyanywe nk'intama, ngo barabaga, ari gusoma amabagiro ko mu busheri atazi iyo byabereye. Ngo imishishito, ngo izo mu nda, ngo ibyishima, ngo nuko bwiro mwicaranye ngo atari kubyumva, ariko Imana imenya ko atari kubyumva. Iravuga rero uriya muntu nubwo abifitiye apeti ntabwo ari kubyumva. Ngiye kubwira Filipa musange yurira igare amusobanurira ibyo ari gusoma. Bwiro mwicaranye ngo umwuka bigusobanurira. Ibi wajemo birakora, ibi wajemo birakiza, ibi wajemo biravura, ibi wajemo bitanga akazi, ibi wajemo bitanga urubyaro, ibi wajemo bikiza umugongo, ibi wajemo bihumura impumyi, ibi wajemo bifata ingumba zitabyara bigashira umwana mu nda, ibi wajemo bikura ku cyavu bikicazanya n'ibikomangoma, ibi wajemo birakora, ibi wajemo
birakingura ntihagire ukinga ibi wajemo, ibikinga amarembo y'ikuzimu ibi wajemo. Abumva ibitwajemo bikora bahaguruke batere haleluya. Ibitwaje ibi mwajemo, ibi nimwiyicare, ibi vuga ngo ibi, vuga ngo ibi birakora, ibitwajemo birakora, ibitwajemo ibi, ibi ngibi birakora, ibitwajemo ibi turimo hano ndafashijwe cyane. Ibi turimo nibyo byahagaritse inyanja, ibi mwicayemo, ibi mwumva, ibi mwumva kintu bitugose nibyo byafashe Dawidi bimukura mu ishyamba, abo umwami batari kumuvuganira. Ibi bintu twajemo, mwihangane mumvugire ngo ibi twajemo, ibi bintu, ibi bitwicaje aha. Vuga ngo ibi bitwicaje, ibi bitwicaje aha. Ibi bitwajemo nibyo bikwicaje aho wa mumama we, ubundi ntabwo ubuhicaye, ariko ibi twajemo nibyo bitumye wicara aho ngaho. Ntabwo uhicajwe na basaza bawe, ntabwo uhicajwe na mama, ntabwo uhicajwe na papa, uhicajwe n'ibi twajemo. Ndi kuvuga ibi twajemo nibyo bimpagaritsa, ibi twajemo nibyo byatumye muntumira, ibi twajemo nibyo mvuga. Ndavuga ibi bintu bya Yesu birakora. Ibi twajemo nta rindi mvuga n'iryo tugata. Ibi nibyo Morideka kamvuga Yobu maze tutahe maze ngende, ariko nifuje kuvuga amavu n'amavuko y'ibi. Ibi twajemo nicyo gituma bikora muri papa ntibikore, ibishira ku muntu ku giti cye. Ni ibintu biri particulier, ntabwo ari koperative. Niyo mpamvu useka mwiteraniro undi atari guseka. Ibi ngibi mwayimpera icyubahiro. Niyo mpamvu uko biri gukora muri tate siko bikora muri tonto, harimo difference. Biri gutegwa nuko wabyumvise nuko biha agaciro. Ndavuga ibi twajemo birarema, yemwe rubanda rw'umwami, ibi twajemo bikinga amarembo y'ikuzimu. Ibi twaje, hari umuntu wari ubizi, kamvuge batatu maze nice. Hari umuntu witwa Hezekiya wari uzi ibyarimo, abanteze amatwi mu nyumva. Yesaya araza aramuhanurira ngo urarwaye, urarembye, ugeze kure, uzapfa. Aravuga ngo ibyo ndimo ndabizi. Ibasha gukora ibiruta ibyo uhanuye. Yesaya aravuga urampinze, Hezekiya aravuga excuse me, ntabwo ngupinze, ariko iyagutumye nanjye nyigereraho. Ntabwo ngubwiye ngo nsengera, winsengera karame, ibyo ndimo ndabyumva, wowe winsengera. Reka nereke rivure, uzanye umwanzuro w'Imana, iyo usenze reka nyegere. Ayigeze hita umva uko mvuganye nawe. Ibyo Yesaya yahanuye biciyemo umurongo. Nguhaye ubuhanuzi bushya, ngongereye imyaka 15. Vuga ngo yarazi ibyo arimo. Uwo bahanurira akanga kigererayo. Bamuhanuriye kandi akavuga ngo je ne comprends pas. Ntabwo mbyumva we. Abantu bashaka kumenya uburebure bw'ibi turimo bavuge ngo Imana ibidusobanurire.
Imana igusobanurira ibi bintu wajemo. Mbibutse ko abasigaye badafashwa n'amateraniro turimo, bafashwa n'ibyo ducuye. Ibyo uratahana nibyo bifasha abasigaye, ntabwo bafashwa n'amasaha wamaze hano. Ibintu uragenda wikoreye. Imana numara kumwemera nk'umukiza wawe, wereka abandi ibyo yagukoreye. Ntabwo barafashwa n'amasaha wamaze aha, barafashwa n'ipfukira uragezayo. Umutwara arafashwa n'ibyo ucuye. Inzu umugore wari uzi ibyo arimo, mesherizami, apfusha umwana. Umugabo waravuga ngo dushingure, umugore aravuga ngo nzi ibyo ndimo. Hari uwo twasenganye, ibintu turimo ndabyumva. Ko mbona utabyumva ibintu turimo. Umumama haguruka nkubwire, umumama abwira undi muntu ngo mperekeze. Ngwino nguriye, atanga uguherekeje, ati simfa gushingura umwana wanjye, nzi ko ishobora byose. C'est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Niyibiboneka nibitaboneka, ntabwo nshingura ntageze ku mukozi w'Imana. Vuga ngo yarazi ibyo arimo, yarazi ibyo arimo. Ibigusobanurira ubu nawe ntuzi ibyo urimo. Ibi bifite icyo bivuze. Kuguhagurutsa hariya ukankurikira ukurira hano bifite icyo bivuze. Kurikira, ibi bifite icyo bivuze. Ku banyamwuka hari icyo bivuze. Kugera aha ngaha hari icyo bivuze. Kuba twateranye hari icyo bivuze. Muvuge ngo hari icyo bivuze. Hari icyo bikuremera, hari icyo birema. Sefika Gloria sifaiba nafikabe zamikabeka nalobati yakodeba verba koezi rasi afikaiba. Waraza agera kure abwira Elisa, nije wa mugore wahanuriye umwana, none yapfuye. Nsize karitsiye zose zazanye amasuka n'amaserikeye. Ese nshingiye ku mbaraga zikurimo, tumushingure tumwihorere? Muranyemerera muvuga ngo yarazi ibyarimo, yarazi ibyarimo. Imana ibigusobanurira. Yabantumyeho kwira basobanurira ibyo murimo, uburyo ari birebire, uburyo ari bigari, uburyo bikora, uburyo birema, uburyo byubaka, uburyo bikiza, uburyo bishingira, uburyo bigeza muri Amerika, uburyo bigeza mu Dinda Sambo naliyamo. Hari umuhungu wari utazi ibyo arimo witwa Gehazi, ngo afata inkoni agira ngo ni ugupfa gufata. Aravuga ntizi inkoni, ntiza ngo ntiza nje kuzura umwana, ntazi amavuta abikoresha, ntazi aho wapfukamye, ntazi icyo yakuvuzeho, ntazi amapromese sipuriti ufite na ime, ahubwo warahogera ngo madamu ngo ngwino nje kugukiriza umwana. Umugore avuga atari ko Gehazi kuta konza amavuta gakurimo ko ari makeya, wareka hakajaya. Yaza aragenda akojejeho biranga, kuko ubu nukozaho bikanga nyine si ibyawe. Abaragarutse wa mugore aragaruka abwira uyu muhungu wambaye nta mavuta agira, nugupfa kubyina gusa, izire twijanire. Ajyana uzi ibyarimo, aragenda genda wicara utananiko. Araza umunwa ku munwa, tinya umuntu w'umuhanuzi. Urafata umunwa akawushira ku munwa w'umupfu, wowe iyo ubonye umupfu uriruka.
eka mvuga kaka biro mwicaranye ngo ni ibya bene byo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye iki ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Data yakuntumyeho ko ashaka kugusobanurira kompletema ibintu uhagazemo. Ntabwo ari ibi ikimenyetso ntabwo arebara birakorana ni connection. Guhamagaza Tigo kuri MTN biragora binatwara menshi. Bigira gute birako abanjye ndabazi bafite iki ibi mwajemo murabyumva. Dufite mwene wacu hano hakujya witwa Paulo yarazi ibyo arimo kugeza ubwo abwiye abantu ngo mwicare uw'igicucucucu kirageraho arakira akagenda atabakozeho gusa igicucucucu cyabagizeho bakagenda barahaguruka baravuga ngo dukijijwe nacyo. Kuwa kabiri Misherizami agahereza umuntu umushwara ngo genda uvuge ko ari yanje ubu urakoza aho arajarekera ngo haguruka ugiye akagenda arafata akamushwara bwiye umushwara ni ya Paulo ngo kandi muza amavuta afite umurwayi akaje arahaguruka agataha kuko azi ibintu arimo. Ibidusobanurire ibireke ibikwinjize mu maraso ibikwinjize mu misokoro vuga ngo bikore inzu umugore utaruzi ibyarimo inzara yateye Isamari abaga umwana we ngo nta butabazi bugihari abaga umwana ngo ubutabazi bwashize ariko Elisa azi ibyarimo aravuga ngo ejo nk'iki gihe urumva iyana de persone uwa mbere uzi ibyarimo ejo nk'iki gihe tuzarya ejo nk'iki gihe tuzarya umugore utazi ibyarimo tubaga abana Elisa ejo nk'iki gihe tuzagira ute azi ibyarimo. Ntabwo wishwe n'ibibazo biri ku isi wishwe no kutamenya ibyo urimo igusobanurira ibyo urimo. Dusoza uyu witwa Yobu kumva twasomye ngo ubugingo bwanje buracyari buzima yapfushije abana bari gusatira 10 baramubaza ngo umere ute Yobu aravuga ngo ubugingo bwanje buracyari buzima. Kuwa kabiri ingamiya ze zose barazinyaga babwira Yobu ko masavajo aravuga ngo samarishebye irimo biragenda ubugingo buracyari buzima. Kuwa gatatu baramubwira ngo abasore bawe n'abakobwa deja termine. Yobu aravuga ngo navuye mu nda ya mama nzayisubiramo ntacyo mbaye mwihangane mvuga kakane muri aho torero ry'Imana ariko haleluya ibyo uri murabyumva uyu munsi birakora uyu munsi urataha uzi ibyo urimo ariko haleluya ntabwo mbumva haleluya. Mose yarazi ibyo arimo agahagarara ku nyanja iri guhorera ngaho abatazi ibyo barimo ngo ntamva zari mu Egiputa yarazi ibyo arimo akabona ubuzima hakujya y'inyanja abandi babona ko birangiye ngo ntamva akavuga ngo mwitinya mwihagararire murebe agakiza Uwiteka ari bugire ute ari bubazanire. Ubwo mutabyumvishe kamvuge ka inzu umugabo witwa Moridekayi yarazi ibyo arimo urukiko rumukatira 0 baramubwira ariko ntabwo bufite Moridekayi akavuga ngo ravi continue ubuzima burakomeje bagukatiye aravuga ngo nzi kwishobora byose. Igihungu kitazi ibyo kirimo cyitwa Hamani ngo musongore igiti cyane
naho kiri kukisongorera. Niki cyatumye Moridekayi adahunga? Yarazi ibyarimo ko Imana ibasha gufata igiti bamushingiye ikagishiraho abagishinze. Muvuge ngo yarazi ibyarimo umukara. Ngo Hamani aravuga ngo kadushiremo n'igisongoye ikirakwica cyane. Ekata ijoro rigeze mu gice ngo Hamani akaza, na n'ubu ntushobora kunyuba. Moridekayi akavuga navuganye nayo, hari ijwi numvise yambwiye ngo umva uko mvuganye nawe, urugendo rurakomeje, ngo sinzapfa nzarama kugira ngo mvuge imirimo. Bwira uwo mwicaranye ngo kandi igiti bagize ute? Bagize. Ni ukubera iki? Azi ibyarimo. Mushumba, sengera abantu bamenye ibyo barimo. Umuhungu wari uzi ibyarimo dusenga na mwene wacu witwa Petero, wasanze Tabita yapfuye. Urabyumva neza? Ni mwene wanyu, si mwene wanyu, si uwa hano hakurya. Ntiwageze iwabo ntiwagezeyo. Muzamubaze mugeze mu ijuru. Bafashe umurambo wa Tabita bawushira nkaha. Aravuga ngo muje kuzana Petero. Shuti yarazi ibyarimo kugeza ubwo abwira abari nkamwe mwese, arababwira ngo musohoke ndasenga mudahari. Umva ko kantu yari yihariye. Ntabwo ari nkaho ugera hano wabonamo bane ngo menya tutarafashwe, ngo kwari bake, ngo mba nsenga iwanje ngo tuba turi bake. Kada jamais de l'Afrique de l'Amérique. We yarazi ngo ibasha gukora nta wundi uhari. Imana iguha imbaraga zikora naho abandi bahari. Iyo Mana iryoha kubi wowe ukaja mu ijuru ku cyumweru, we naho mu mibyizi bakora ibya. Iyo Mana yarazi ngo ibasha gukora abandi badahari. Arabasohora bose n'abaprotokolo, arabasohora n'abayoboye, arabasohora. Baravuga ngo ariko nta n'umwe usigaza. Aravuga ngo ndiyumvamwe amafuta badateramwe abandi bandi, ngo arampagije wenyine. Arangije aravuga ngo Tabita haguruka. Ntabwo yasenze ngo uri Imana, ngo izura, ngo izamura, ngo imuterekada. Yarazi Imana mu buryo ahamagara umupfu. Iyo ibihamagaye bigira ute? Birita. Abwira umupfu ngo ntabwo yavuze ngo ngwino. Oya, yaravuze ngo Tabita. Tabita aravuga ngo ye. Aramubwira ngo ibyo mwemuretse muzakoma amashikiriye. Abaza Tabita ngo ibi bintu urimo ni biki? Tabita aravuga ngo ngize ndetse. Bwira uwo mwicaranye ngo ari kuvugana n'umupfu. Mu gihe wewe utinyaga no kuvugana n'umugabo wawe ngo acuye abandi, ndavuga amavuta tumuvugana n'abapfuye n'abadasenga. Mu gihe wewe bavuga ngo nkuko imicaci icagagura amaguru ngo hariya sinzongera kuhanyura, ngo kuki utahanyura, ngo hari icyo bahavuze, ngo hasanze iki, ngo nahasanze isazi ngo iri kumwe n'inyoni. None se byabahe kandi ubugira ngo isazi zibeheze? Muranyemerera dusobanura ibyo twajemo. Yakuntumyeho ngo irakoherereza umwuka aguperifore, akwinjiremo, mutahane, akubwira ibyo urimo. Akibivuga ngo Tabita abarahagurutse, ngo abaza Pawulo ngo narindi hehe. Petero abaza Petero ngo narindi. Aramubwira ngo wari uri gupfa, rindi ukubwiye ngo upfe. Ngo Tabita aravuga ngo rega napfuye, hari abatagira amavuta, ntabwo abantu turimo. Arasohoka abwira abazanye amasuka n'amaserikeye ngo mubisubizeyo Tabita turongeye turabana. Nta kintu. Nimubishobora muvuge ngo amen.
ibyo mvuze ni bike. Ijambo riravuga ngo unyizera azakora imirimo iruta iyo nakoze. Data ntashaka kubatunga bugwari, data ashaka kubatunga mufite ubutware, arashaka kubaha ubushobozi, abo muturanye bakamenya ko mufite Imana, arashaka kubaha imbaraga, arashaka kubibasobanurira, arashaka kubibateramo. Uwo dufatanye icyifuzo ahaguruke dusenge.